uko tugiye gutera imbere bikanga bikongera bikajya hasi. Ndakomeza ndwana n'iyo myuka mibi ariko ntazi ibyo ari byo, ntazi bigenda ku rugo rwanjye. Urugo rwanjye ruri mu ruzunguzungu kubera icyo kintu cyabaye ku rugo rwanjye. Ariko murumuna wanjye arambirangije kwanga mu rugo niko guhita bagaruka baza gutura i Butare, ariko batunzwe n'inzu yo mu Cyahafi kuko bayikodeshaga. Mu rugo bamaze gukena cyane, ubwo nanjye naje gutwara inda. Ubwo murumva ko uko wamuhereza wamuwarangiye yabimbwiye kandi ari njye mfura mu rugo. Naje gutwara inda hashize amezi 4 murumuna wanjye nawe atwara inda. Ubwo twese tubyarira mu rugo. Mama arababara cyane, niko umugabo wa murumuna wanjye aza kumbi bakayisasamo mukagenda mukicara. Mwebwe abarwayi baje kwivuza haba hari abahinamiranye, abo bateje ibitega kubera ko ntibemera abapfumu, kubera ko bo bari hejuru y'abapfumu, bafite imbaraga ziri hejuru y'abapfumu. Bo bihindura abo mucyo, bakwereka ko ari abo mucyo kandi baba batuma zamandwa, baba batuma bya bitega kugira ngo bakore akazi kabyo. Noneho bakakomeza bakakujijisha wo kagira ngo n'abamarayika b'Imana. Ubwo ngubwo ukagenda mukicara kuri uwo mukeka. Umuhereza wabyo, umuhereza nk'uko avuga ngo ni umushumba, akazaga gukubita urukwanzu hejuru ku mutwe, akubita abarwayi urukwanzu. Yarangiza nta muti bakoresha bavura, ni urukwanzu rwonyine bakoresha. Urukwanzu nababwirwa ari rwo ni urunigi, ni akanigi gafite amasaro y'umweru. Ubwo barangiza imandwa zikavuga, zikivuga amazina, bikavuga n'ibyabohereje nk'uko abadayimoni bavugira mu muntu mu nzu y'Imana bari kumusohokamo. Ubwo wamuhereza wabyo akaza nawe akabiganiriza nk'uko umukozi w'Imana avugisha amadayimoni ari gusohoka mu muntu. Twose iratumira. Amina. Ndagira ngo mbabwire inshuti bene data rero, murumva yuko imyuka mibi yakomeje kutugendaho, igakomeza igakora. Mu gihe gito ababyeyi banjye bari bagiye mu barangi, bari bamaze kubona ubutunzi mu gihe gito. Nababwiye ko ari mu gihe cy'amezi 3 bamaze kubona ubutunzi bwinshi cyane ndetse burusha ubwo bagiyemo bafite. Nababwiye yuko babivuyemo mu gihe gito, bamaze kubivamo bwa butunzi bwose burayoyoka. Imodoka nababwiye ko yahiye irashyira kongoka yose. Inshuti bene data rero nagira ngo mbabwire ngo hari imbese imbaraga z'umwijima zirakora, zifite imbaraga zirakora, ariko hari ziri hejuru yazo. Mwibuke mu kuva ibice 17 umurongo wa 8 handitse ngo Imana ituma Mose ikamubwira ngo fata inkoni ugende uyikubite imbere ya Farawo ihinduka inzoka. Mose akabikora igahinduka inzoka, ariko Farawo ibyo ntibyamukanga. Arangije abwira abakonikoni, abapfumu n'abakonikoni bafata inkoni nabo bazikubita hasi zihinduka inzoka, kandi zo zihinduka inzoka nyinshi. Ariko Mose Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera TV, tubifuriza ibihe byiza aho muherereye. Hari abari mu Bufaransa, hari abari mu Bwongereza, hari abari muri Amerika, ndetse hari abari hano hirya muri Kongo Kinshasa, hari abari Kampala na Kigali, ndetse hari n'abari hano Bujumbura Tanzania. Mwese tuzi ko mukunda Irembo Ryera TV. Muri uyu munsi rero turaza kuvuga ku ijambo cyangwa se ku buhamya, ariko turi mu kiganiro kivuga ngo duhumurizanye, kuko iyi minsi imaze kugenda iba mibi kandi ikagenda inaniza abantu benshi. Rero turagira ngo tukwibutsaho dukurikiye gukora subscribe. Ntabwo dutinda ahubwo turatebuka. Iyo tuvuze Irembo Ryera tuba dushatse kuvuga ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye rero ni ubwa buri wese, ariko kandi ntabwo ari ukumva gusa, ahubwo ni no gukora. Kandi
isi yaratubabaje, ushobora kubona umuntu yambaye neza, ushobora kubona umuntu asa neza, ariko isi yaramukubise. Icyo ubereyeho ubayeho nk'amaboko ya bagenzi bawe, nicyo tuzirata mu bwami bw'Imana. Tugiye kumva ubuhamya bukomeye cyane bwa mushiki wacu yabanye n'Imana, Imana yagiye imwigaragariza, imukorera ibintu byinshi. Uyu munsi hari ubuzima harimo, hari n'urugendo rw'ubuzima n'ubundi akirimo, ariko kandi muri ibyo byose arafite ishimwe rikomeye ry'uko Imana igikomeje kubana nawe. Ndagira ngo rero uze kuza gukurikira mu irembo ryera, turababwira ngo tubazanira abantu bafite icyo bafite kugira ngo bababwire. Birashoboka ko nawe ugeze ahantu unaniwe, ariko ukaba uyu munsi ugiye kongera gusubizwamo imbaraga. Ndagira ngo nkubwire ngo ugiye gukomezwa, komeza utega amatwi yawe yombi kugira ngo wakire icyo Imana iri bunyuze muri we. Uraza gusanga hari ubuzima nawe mwenda guhuriramo. Ikindi navuga nuko ntabwo ari ibyo gusa, hari imbaraga za Satani ashaka gusenyera. Birashoboka ko nawe ujya uhura nabyo ukibaza imvano yabyo, kandi ukibaza ngo mbese bihurira hehe. Uyu munsi uraza kumenya ukuri kubivugwa, ukuri kubivugwa ku bantu bamwe, ukuri kubivugwa ku basenga, kuko hari aho yisanze, ariko nanone abaza kubona amaboko y'Imana arahamukura. Ndagira ngo rero ukurikire ubu buhamya, hanyuma ndetse unabusangize n'abandi. Ariko nawe ubufite, tuguhaye ikaze ku irembo ryera, kuko twifuza kubagerera naho mutagera, kandi tugatumikira abadutumye. Reka mbere yuko twinjira mu mwanya tumusengeye, ahubwo tunabanze tunamubaze amazina ye, muri bande? Murakoze, nitwa Mukantwari Clarisse, nkaba ndi umumama w'abana 3 n'umutwaro umwe. Yego, turakwishimiye cyane ku irembo ryera. Murakoze cyane. Kandi abo ku irembo ryera bakunda abashyitsi, hanyuma ubwo ndatekereza ko bakwakiriye. Ndagira ngo tugusengere, utangire ubuhamya bwawe, urugendo rw'ubuzima bwawe, hanyuma nabo baragukurikira. Ndagira ngo mbwire wowe udukurikiye, utangirane natwe, usozanye natwe. Wirambirwa, hari ibintu bigiye kuba, ariko biraza kugusobanurira ibindi. Data, turagushimira mu mbaraga zawe, nubwo twahuye n'ibitubabaza, ariko twagiye tubona no kuboko kwawe. Turasenze ngo ukorane na Clarisse muri uyu mwanya, maze ikiganza cyawe kirambure cyerekere mu buzima bwe, ahabwe gutsinda birushijeho, umubohore birenze uyu munsi, ariko ibyo agiye kuvuga bibohore benshi. Urakoze yuko ukoze mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Karibu. Murakoze. Mbere yo gutangira ubuhamya bwanjye, turabanza dusome muri Yohana 8 umurongo wa 12. Titre y'amagambo iravuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amina. Ntabwo ngiye gusobanura rino jambo, ngira ngo rirasobanutse. Riravuga ko mbese ukurikira Yesu azaba mu mucyo mwiza, mu mucyo w'ubugingo, ariko udakurikira Yesu azaba mu mucyo w'umwijima. Iri jambo rigendanye n'ubuhamya bwanjye. Murakoze. Amazina yanjye nuko nayababwiye ni Mukantwari Clarisse. Ubuhamya bwanjye bugendeye ku barangi. Niho nshaka ko tuvuga abarangi. Ndagira ngo mbamenyeshe, abarangi ni babi, abarangi bafite imyuka mibi, abarangi ni abagome, ni babi cyane, kandi barabanza bakihindura ab'umucyo. Mwibuke ko Pawulo yavuze ngo birashoboka ko marayika w'umwijima yakuhindura uw'umucyo maze agakora iby'umucyo. Ubwo rero ndagira ngo impamvu Imana yarambwiye ati haguruka uvuge, kubera ko hari abantu bakiri mu rujijo batabizi. Kuko bino bintu nge nabibayemo imyaka 4. Abarangi ni iki? Ushobora kuba ubumvishe bwa mbere,
hari uwumvishe abarangi ari ubwa mbere, ariko abarangi ni b'abamarayika bakoranaga na Satani mu ijuru, noneho bigomeka ku Mana, Imana irabirukana bamanukana na Satani mu isi. Nibo barangi, ni b'abamarayika bakorana na Satani. Ubwo rero nibo nshaka kubabwira amabanga yabo. Njyewe ni njye mfura mu rugo, nkumvuka mu muryango w'abana 6. Ni njye mfura mu rugo, abakobwa 4 n'abahungu 2. Ubwo mu rugo twabaga hariya mu Cyahafi, hafi no mu Gakinjiro. Ubwo mu Gakinjiro niho twacururizaga resitora. Mu rugo ducuruza neza nta kibazo, inyuma tuza kuza guhomba. Mu rugo bagenda ubucuruzi bugenda gake gake, haza kuza umushuti wabo w'ababyeyi banjye, arabaganiriza, arababwira ati nyamara murimo guhomba, njyewe mfite ahantu nabajyana maze ubutunzi bwanyu bukongera bukagaruka. Niko guhita afata iya mbere abajyana aho ngaho mu barangi. Yababwiye ko ari aho basengera, abajyana aho mu barangi, aho ngaho mu Miduha, hafi n'isoko ryo mu Miduha i Nyamirambo. Arabajyana hari mu mwaka wo mu 2000. Arabajyana icyo gihe njye nari mfite imyaka 10. Ubwo murumva barumuna banjye bari batoya. Turagenda, na mama niwe wabanje kujyayo, aragenda baramurangira. Kuranga n'iki ni uguhanura kwabo. Barangije nyuma mama araza atubwira uko byagenze, uko yabonye ahantu tuzajya dusengera, kubera ko bakubwira ko bemera Imana kandi bayizera, kandi bakakubwira ko banga icyaha n'igisa nacyo, kandi bakanaguhanurira nk'uko mu rusengero bigenda. Ubwo twarakomeje turagenda mu rugo, dukomeza tukajya gusengerayo, batwigisha uko basenga. Haba hari urugege, icyumba cy'abarangi. Urugege ni icyumba cy'abarangi. Turagenda twicara, bakatwereka uko tugenda tukinjiramo aho ngaho niho bajyana ibyifuzo. Ukagenda hinjiramo umwe umwe. Haba harimo intebe imwe, harimo ameza iruhande rw'ameza haba hashinze icumu. Kuri ayo meza haba hari isorori nini cyane ipfundikiye, n'agaseke gapfundikiye, n'inkongoro ipfundikiye, ndetse hari n'urunigi bita urukwanzu. Hari n'amafaranga, inoti nkuru z'igihugu, ya 5, n'iya 2, n'igihumbi, n'iya 500. Ubwo ngubwo we ntago uba wemerewe gukora ku kintu usanze muri icyo cyumba. Uragenda ukicara ugasaba. Usaba gute? Nugusenga. Gusaba nugusenga, ukavuga uti bamarayika bera ba Ruhanga. Ntago basenga bavuga Imana, bavuga ngo bamarayika bera ba Ruhanga, ndabasaba iki n'iki bitewe n'icyifuzo ufite. Warangiza ugasohoka, akinjira mu ndi gutyo muba mutonze umurongo, kandi ntago winjiramo wambaye inkweto, uzikuramo ukinjira wambaye ibirenge, kandi ntago winjiramo ufite ibiceri mu mufuka, cyangwa wambaye umukandara, cyangwa wambaye ibintu by'icyuma. Ubikuramo ukabishira hasi. Warangiza ukajya aho bita ku mukeka. Ni inzu nini cyane ishashemo imikeka, ubu hasigaye hashashemo imikeka kubera nta misambi kibaho, ariko icyo gihe twebwe twagiyeyo imikeka itaraza, haba basasaga ibirago ya misambi. Ubwo imisambi bakayisasamo, mukagenda mukicara. Mwebwe abarwayi baje kwivuza, haba hari abahinamiranye, abo bateje ibitega, kubera ko ntibemera abapfumu, kubera ko bo bari hejuru y'abapfumu, bafite imbaraga ziri hejuru y'abapfumu. Bo bihindura ab'umucyo, bakwereka ko ari ab'umucyo, kandi baba batuma za mandwa, baba batuma bya bitega kugira ngo bakore akazi kabyo. Noneho bakakomeza bakakujijisha wo kagira ngo n'abamarayika b'Imana.
ubwo ngubwo ukagenda mukicara kuri uwo mukeka, umuhereza wabyo, umuhereza nk'uko avuga ngo ni umushumba, akaza agakubita urukwanzu hejuru ku mutwe, akubita abarwayi urukwanzu, yarangiza nta muti bakoresha bavura, ni urukwanzu rwonyine bakoresha. Urukwanzu nababwirwa ari rwo ni urunigi, ni akanigi gafite amasaro y'umweru. Ubwo barangiza imandwa zikavuga, zikivuga amazina, bikavuga n'ibyabohereje, nk'uko abadayimoni bavugira mu muntu mu nzu y'Imana bari kumusohokamo. Ubwo wa muhereza wabyo akaza nawe akabiganiriza nk'uko umukozi w'Imana avugisha amadayimoni ari gusohoka mu muntu mu rusengero. Ubwo barangiza bagahanura, abahawe impano yo guhanura bagahanura bakakubwira, bakaguha amasezerano barayatanga, bakakubwira. Mboneyeho no kugira inama no kubwira abantu birukanka mu nsengero bagenda aho batazi, ngo bagiye mu byumba, bagiye ku misozi, bagiye hehe, bagiye mu mazi ngo gushakiramo Imana, ukagenda ugahuriraho n'abahanuzi. Abahanuzi b'abarangi nabo barimo barakora, bafashe kino kirere, barimo barakora, barimo barayobya ubwoko bw'Imana, barimo baragenda bakabahanurira kandi atari Imana ivuze, ahubwo ari abarangi, kugira ngo bagukurure wisangeyo. Ni ukuri inshuti bene data, niyo mpamvu Imana yambwiye ati haguruka ukure abana banjye mu rujijo. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ko njye nahamaye imyaka 4 narahakuriye, ndagira ngo mbabwire inshuti bene data, mwikwirukanka mugiye ngo gushaka ubuhanuzi, ahubwo mwirukanke mugiye gushaka Imana, kubera ko niwirukanka ugiye gushaka ubuhanuzi uzabona ubw'abarangi kandi atari ubw'Imana. Ubwo bagahanura bagatanga n'amasezerano, ubwo barangiza bakakubwira nimba ari bigiye kukuba, bakakubwira usenge. Ubwo saa 9 z'ijoro barasenga, waba uri mu rugo rwawe uba ugomba kubyuka ugasenga saa 9 z'ijoro, barayubahiriza cyane. Nagira ngo mbonereho kubabwira ngo Satani azi yasaha Imana imanukiramo arayizi, nawe aba yafashe ingamba. Niyo mpamvu babwira ati mu barangi babwira ati musenge saa 9 z'ijoro ntikabacike. Ndagira ngo nawe ujye urwana na Satani. Hari igihe uba wumva byanze, ubwo abarangi baba bafashe ikirere. Iyo bumvise kubyuka byanze mu gicuku cya saa 9 z'ijoro, abamarayika baba bafashe ikirere. Nshuti mwene data uri kunkurikirana, ndagira ngo ujye usamya Imana imbaraga muri ibi bihe bigoye. Biragoye ndabizi, ariko ni amasengesho cyane. Ubwo ngubwo turakomeza turivuza, tumaze kwivuza turagenda tuza gukira. Baratubwira ati mwakize, mugomba kugirana natwe igihango twagiranye nabo ni ukukurasaga. Baturasaga hano mu gituza, ngira ngo indasago murimo murazireba ngizi, na hano mu gihumbi. Ubwo ngubwo bamara kuturasaga, ubwo tumaze guhana nabo igihango, tunywanya amaraso. Ubwo ngubwo twarangiza tugakoresha umunsi mukuru nk'uko ukoresha umunsi mukuru wabatijwe mu nzu y'Imana. Ubwo ngubwo turangije tuvuye aho ngaho, ariko nimba dukize tuvuye kuri uwo mukeka, ntago bisaba ngo ntituzajye duhora tujya gusenga. Uko ufite icyifuzo ukajyayo ukajya gusenga. Ubwo ngubwo twarakomeje. Nyuma amezi 3 twari tuhamaze mu rugo, bari batangiye kongera gukira, ubukire bwabo bugarutse. Bari bamaze kugura imodoka, bubatse ikindi gipangu hano i Kanombe, bari bamaze gutera imbere ku buryo bugaragara, bamaze no kugira amaresitora 3 muri uyu mujyi wa Kigali meza, ari ahantu heza. Ubwo bacuruza neza cyane. Ubwo twarakomeje na ya nzu y'i Kanombe tuyimukiramo, inzu nini cyane nziza. Ubwo mboneyeho kubabwira ngo ibya Satani biriruka, ibya Satani bigenda vuba, ubukire bwa Satani buriruka. Ndagira ngo nkubwire ngo we guma ku Mana yawe, iby'Imana biraza kandi bikaramba.
ubwo mu rugo baje kuza gushwana n'uwo muhereza wabo, barashwana. Bamaze gushwana, mama arangije bamuteza impanuka, akora impanuka ikomeye cyane. Amaze gukora impanuka, papa arababara cyane, aza kumenya ko aribo bayimuteje, arababara cyane. Ati yabimenye gute? Yabajije umuhereza ati se urabona umudamu wanjye azakira? Undi nawe aramubwira ngo azakira, ariko yasuzuguye umurangi, kira ni igihano cy'umurangi. Papa arababara cyane ati ese ni gute bamuhana bigeze hariya ko nta kintu kibi yabakoreye? Ubwo arangije niko guhita amubwira ati rero ikintu papa araza aratubwira ngo ikintu mugiye gukora sinzongere kumva hari umuntu wagiye kongera gusengera mu barangi, kubera ko nibo bagize mama wanyu kuriya. Ubwo natwe turamwumvira, ntitwongera kujyayo. Umuhereza biramubabaza cyane. Rimwe nza kwinyabya njyayo, umuhereza arambwira ati reka mbabwire, umuntu uzibeshya akagira gute agahemukira umurangi, nta mukobwa n'umwe uzashyingirwa ngo akore ubukwe, mwese muzishyingira, bamwe banatware n'inda z'indaro babyarira iwabo. Ubwo njye sinabyitayeho, narakomeje. Ubwo nyuma nza kubatizwa ku ishuri, ariko nkazajya mbivangavanga, nkasenga mu barokore, nkongera mbese nagera mu rugo nkamara gusenga isengesho ry'Uwiteka, nkongera ngasenga n'isengesho ry'abarangi. Ariko kuko ntari mbizi, ntari nsobanukiwe, niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo mbasobanurire. Mugize amahirwe kuba ngewe mbashije kubivuga, kuko hari benshi baba barabibayemo ariko batabizi, na n'ubu bakibirimo bakivangavanga batabizi ko ari bibi. Ubwo ngubwo mu rugo baje kubivamo, barakena, baragenda barakena. Ya maresitora yose aragenda arahomba, ndetse na ya modoka iza gushya irashyira kongoka, ihira hariya mu mujyi, hariya hari hoteli Simbi, irashya. Ubwo ngubwo mu rugo barakena, baza kuza kugurisha ya nzu y'i Kanombe. Barangije bahita bajya gushakira ubuzima mu gihugu cy'i Burundi. I Burundi nabwo biranga, birakomeza biranga. Ubwo ngubwo birangije kwanga, mu rugo niko guhita bagaruka, baza gutura i Butare, ariko batunzwe n'inzu yo mu Cyahafi kuko bayikodeshaga. Mu rugo bamaze gukena cyane, ubwo nanjye naje gutwara inda. Ubwo murumva ko uko wamuhereza wo mu barangi yabimbwiye, kandi ari njye mfura mu rugo. Naje gutwara inda hashize amezi 4, murumuna wanjye nawe atwara inda. Ubwo twese tubyarira mu rugo. Mama arababara cyane, niko umugabo wa murumuna wanjye aza kumutwara mu rugo. Ubwo nanjye turashorerana, turazana kugira ngo nzabone uko duhura na papa w'umwana wanjye. Ubwo twaje guhura, umugabo wanjye twaje guhura, duhuye duhita tupanga uburyo bwo kubana, turabana. Ni nawe mugabo wanjye ubu ngubu, niwe tubyaranye gatatu. Na wa murumuna wanjye aracyabana n'umugabo we. Ubwo twinjira mu Mana, ariko bikomeza kuturwanya. Ubutunzi natwe buragenda budushiraho. Umugabo wanjye arangije biranga, abura n'amafaranga y'inzu, biranga. Arakomeza aragerageza, biranga. Niko guhita nsubira iwacu. Nabwo bo bari mu buzima bubi. Nsubiye iwacu, mama, ubwo nari maze kubyara kabiri. Nagize ubuzima bubi cyane, inzara njya mfite uruhinja. Nibwo nahise mfata umwanzuro nsubira iwacu. Urumva mu rugo ntago babwirwa cyangwa babura, urumva bari bafite amazu bakodesha. Ubwo mu rugo bamaze kubona ko ngarutse, baravuga ati reka tumwondore, nta kundi byagenda. Ubwo umugabo aza kuza kubona akazi nyuma. Arangije kubona akazi araza aransaba, arankwa, turasezerana. Tumaze gusezerana, inyuma mama
papa aza kuza kujya gusaba imbabazi mu barangi kugira ngo arebe ko basubirana ubutunzi bari bafite. Imbabazi baramubwira bati uzabanze uzane inkwano y'umukobwa wawe bamukoye, ubundi tuguhe imbabazi ndetse n'urugo rwe turusigasire ntiruzagire icyo ruba. Ubwo ibyo papa yarabikoze, aragenda ajyana inkwano yanjye, ajyana n'isuka n'injerekani. Mama ubwo na mama yari abizi, bakazajya bajyayo ariko ntibyagira icyo bitanga. Nyuma yaho papa bamuteza urwangaro, ava mu rugo batashwanye na mama, aragenda. Ubu ngubu imyaka 10 irashize tutazi ngo papa ariho cyangwa ntariho, mbese nta n'umuzi agakuru ke. Ubwo biguma gutyo, mama aza kuza kugaruka i Kigali, baba i Kigali na basaza banjye. Ubwo tubana, umugabo wanjye tubana, turakomeza ubuzima dupfundikanya. Nako nawe murumuna wanjye nawe, ariko dukomeza mu mbaraga zo gusenga, turakomeza turasenga ariko turwana nabyo. Ariko ngewe urumva narwanage n'ibintu ntazi, nta nubwo nari nzi ko bakoreye inkwano yanjye h'ibyo bintu, ntago nari nzi ko bayijyanye mu barangi. Urumva nakomezaga kurwana n'uwo mwuka mubi ntawuzi. Ejo bundi nibwo nsobanukiwe imbaraga ndi kurwana nazo izarizo. Ubwo ndakomeza ninjira mu bihe byo gusenga. Nyuma ubwo umugabo wanjye ubuzima buranga, aragenda, mbaho mu buzima bubi, ndakomeza ndahangayika, ndwana n'ubuzima n'abana. Ubwo naje kubyara undi wa gatatu, ndakomeza ndahangayika. Arongera aragaruka, turongera turapfundikanya. Uko tugiye gutera imbere bikanga, bikongera bikajya hasi. Ndakomeza ndwana n'iyo myuka mibi ariko ntazi ibyo ari byo, ntazi bigenda ku rugo rwanjye. Urugo rwanjye ruri mu ruzunguzungu kubera icyo kintu cyabaye ku rugo rwanjye. Ariko murumuna wanjye nawe yarakomeje arasenga, n'umugabo waza gukizwa, barakomeza barasenga, nawe baza gukora ubukwe. Ubu ngubu rwose n'abantu bashima Imana. Ubwo umugabo wanjye aza kugira gutya, bimuviramo no gufungwa kubera tugiye kugira umushinga wo kuba twakubaka tukava mu bukode. Aza kugira ikibazo, arafungwa. Afungwa atari uko yishe umuntu, yafunzwe ahubwo umuntu w'umushuti we yaramubwiye ati ntiza nyoherereza nimero za simukadi yawe uyikubaruyeho, ubundi unzohereza umuntu ushaka kunyishyura amafaranga yanjye menshi. Ni wowe nizeye, ni wowe utangiye amafaranga, ubundi nindangiza nkufashe, nako uyimfashe uyambikurire ninza i Kigali, kuko ndi mu ntara, ninza i Kigali uzayampe. Amafaranga arangije arayabikura, arayamuha. Amaze kuyamuha, kumbe ya mafaranga wa muntu yari umujura wiba ku mobile money, umugabo wanjye atarabizi, azi ngo mbese yaramubeshye ibyakora kandi atari ko kazakora. Ubwo basanga ayo mafaranga yagiye yibwa ku mobile money. Niko guhita bafunga umugabo wanjye kubera ko ni simukadi yiwe yari yakoresheje. Ubwo rero nicyo kinafungiye, ari mageragere, amaze amezi 9. Ubu mbayeho mu buzima butari bwiza. Urumva nta kazi mfite, ariko ndacyakomeje gusenga. Urumva ndacyarwana nabyo. Nta kazi mfite. Abana banjye ni 3 mu nzu y'ubukode, ariko nshima Imana ko uko dushoboye turarya. Uko Imana, hari ukuntu Imana ikoresha umuntu akatuzanya ibyo kurya tukarya. Ariko dukomeje gusenga n'abana banjye, niyo hatagize ikiboneka tujya mu nzu tugasoma Bibiliya, tukarimba indirimbo zo mu gitabo, ubundi tugashima Imana, tukaryama. Kuko abana banjye ni bakuru, umukuru afite 15, undi afite 12, undi afite 10. Murumva ko Yesu akomeje kuturinda.
Imana ibaha umugisha. Ngira ngo mbatangarize ngo mumfashe nshuti bene data, mugume kuri uyu mugabo Yesu. Uyu mugabo aratabara, uyu mugabo ni muzima, uyu mugabo ni mwiza, uyu mugabo mbese ni byose kumufite. Uyu mugabo aranesha, kandi nongere mbabwire ngo nta mbaraga ziri hejuru y'iz'Imana, kubera ko Imana yo mu ijuru, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo iri hejuru ya byose. Izi mbaraga zirabanza zikisaza, ariko iri hejuru ya byose iraza zose ikazijya hejuru. Haleluya, amina amina. Imana iduhana umugisha. Nshuti bene data rero nagira ngo mbabwire ngo hari imbese imbaraga z'umwijima zirakora, zifite imbaraga zirakora, ariko hari iziri hejuru yazo. Mwibuke mu Kuva ibice 17 umurongo wa 8 handitse ngo Imana ituma Mose ikamubwira ngo fata inkoni ugende uyikubite imbere ya Farawo ihinduka inzoka. Mose akabikora igahinduka inzoka, ariko Farawo ibyo ntibyamukanga. Arangije abwira abakonikoni, abapfumu n'abakonikoni bafata inkoni nabo bazikubita hasi zihinduka inzoka, kandi zo zihinduka inzoka nyinshi. Ariko Mose atangira kugira ubwoba. Shuti mwene data, hari igihe urimo uragira ubwoba bitewe n'izo mbaraga za Satani, ubona neza byakurangiranye, ariko ndagira ngo mumenyeshe ngo hari imbaraga ziri hejuru y'izindi, arizo z'Imana. Noneho Farawo arangije amaze kubikora gutyo, Mose arababara cyane, atangira kwiheba. Arangije inzoka ziba nyinshi zandi z'abapfumu n'abakonikoni. Noneho iya Mose irangije iradufata twose iratumira, ifata 5 iratumira, ifata 15 iratumira, mbese twose iratumira. Amina amina. Ndagira ngo mbabwire nshuti bene data rero, murumva yuko imyuka mibi yakomeje kutugendaho, igakomeza igakora. Mu gihe gito ababyeyi banjye bari bagiye mu barangi, bari bamaze kubona ubutunzi mu gihe gito. Nababwiye ko ari mu gihe cy'amezi 3 bamaze kubona ubutunzi bwinshi cyane, ndetse burusha ubwo bagiyemo bafite. Nababwiye yuko babivuyemo mu gihe gito, bamaze kubivamo bwa butunzi bwose burayoyoka. Imodoka nababwiye ko yahiye irashyira kongoka yose. Nababwiye yuko amaresitora yose yagiye agahomba, ndetse n'inzu bari bafite bari baraguze nayo barayigurisha, baragenda barakena. Icyo bacuruje cyose kikanga, nayo amafaranga bakuye muri ya nzu nayo aragenda arahomba. Ubwo ngubwo ariko twebwe twarakomeje turasenga, njye na murumuna wanjye dukomeza turasenga, dusenga Imana. Uwiteka ejo bundi nibwo amishuriye aho izingiro ry'ibintu bitugendaho riherereye, ko ari muri iriya myuka mibi y'abarangi. Ariko niko guhita tugira imbaraga zo gusenga. Ubu twarasenze, ubu basaza banjye nubwo bakomeje bakajya mu biyobyabwenge, ariko barakijijwe. Bari hariya mu kigo ngororamuco cya hariya munuza ku Gikongoro Nyamagabe, niho bafungiye ibiyobyabwenge. Ariko uko tuvuganye kuri telefone bambwira ubwiza bwa Yesu, bakambwira ko barimo bariga ijambo ry'Imana. Mbese urumva ko kubera n'amasengesho njye na murumuna wanjye dukomeje gusenga, urumva ko hari icyo Imana iri gukorera umuryango. Nubwo papa tutaramenya aho aherereye, tutaramenya amakuru ye, byamwangaje. Nubwo bimeze gutyo, ariko twizeye yuko Uwiteka azakora imirimo, kubera ko ziriya mbaraga zitsindishwa n'imbaraga z'Imana, no gukomeza ugasenga wambaye imbaraga z'Imana. Shuti bene data, nagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiye ushobora kuba bino bintu utarubizi, ushobora kuba utarubisobanukiwe. Abarangi ni imyuka mibi, abarangi ni babi. Abarangi nababwiye uko bakora, nababwiye uko bavura, ko nta muti bakoresha. Nababwiye yuko bahanura, nababwiye ko barondora, nababwiye yuko udashobora kwinjira mu rurembo
utari uwabo ngo bakwemerere, udashobora kwinjira mu rurembo wasambanye ngo bakwemerere. Mbese bariyoberanya bakanga icyaha n'igisa nacyo, bakiyoberanya bakihindura ab'umucyo kandi ari ab'umwijima. Ubwo ngubwo twarakomeje turasenga na karumuna kacu nako kaza kuza kubatizwa karakizwa. Ubu ngubu urebye hasigaye umwe niwe utarakizwa, ariko twizeye yuko Uwiteka azakora imirimo. Shalom shalom, nagira ngo ngarukiraho nshuti bene data, musenge cyane, mwirinde abahanuzi, mwirinde kwirukanka mu bahanuzi mutazi, mwirinde gusengana n'abantu mutazi, mwirinde kwirukankira mu byumba mutazi, kubera ko harimo imyuka mibi y'abarangi irimo irakorera mu bapasitoro bafite intege nkeya. Muri Bibiliya haravuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Amina. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Ntushyiremo